ariko wenda tugarutse inyuma kuri icyo gitero nabonye hari n'abandi bantu cyane cyane ariko ubona cyari kigambiriye Sultan Makenga kira gitero cyahitanye Uringoma. Abo muri M23 baravuga bati bamwe mu makadire bakuru ntabwo gusohora amatangazo ntabwo kwihanganisha umuryango bihagije no kurira ntibihagije ahubwo igihagije no gukomereza kuri misiyo iriya ntwari yatabaye yari ifite. M23 ubu ngubu yamaze kwigarurira uduce twa Ruke Gasenyi Gatobotobo two muri territoire ya Masisi nyuma ko twirukana ingabo za leta. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga Inyamata Ingoma mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident si ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'amassurance i Kigali kuko iri shami ryacu rikorana n'amassurance yose kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palace Hotel cyangwa muduhamagare kuri 07 86 20 60 54. Reka tubasuhuze tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese aho muri hose abakunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Ndi kumwe na Kanija. Karame. Meze neza? Yego meze neza. Wenda ndabona nta gihungu ufite nk'abandi bantu nagiye mvugana nabo. Abahe? N'abandi banyamakuru bisanzwe twavuganaga mwavugana ukumva nta morale ati wapi Uringoma yapfuye gutya na gutya. Ntabwo ari uko nanjye ntumva nyine ko ari ikibazo ariko predecessor yego la vie continue kandi ku mugani wa Bertrand Bisimwa niwe wavuze ngo nyine buri rugamba rugira intwari. Rugamba rugira intwari katuvuge ko nyine ni intwari ya hari abanyamakuru mwavuganye bakavuga bati nta morale. Nta morale baba hano mbere mu gihugu baba abari hanze cyane cyane ariko abari muri Goma. Ariko rero urupfu rwawe Uringoma rwamugaragaje kurenza uko yari amaze iminsi mike yatakivugwa. Sinzi niba ubizi Uringoma yavuzwe cyane mu gihe cyo gufata Goma cyagiye apfukamye hariya muri rompo yego. Arongera amenyekana cyane kubera kuvugana n'abanyamakuru cyane nyine yasimbuye wa undi wabanje. Hanyuma Uringoma arongera amenyekana kuri kwikiri ngira ngo niho hantu cyane yamenyekanye ku ruhando mpuzamahanga. Yongeye kuvugwa cyane no kwigarurira imitima y'abantu amaze kwitaba Imana. Yego. Nanjye hari bamwe mu bo duhurira ku mbuga ubona ko babaye shocked cyane bababajwe n'urupfu rwe kandi koko keretse umuntu utafite amarangamutima ariko nanone umuntu wizera cyangwa wemera ko
inzira ya twese ari imwe. Nuko wenda iyo bibaye ku bundi utari wowe utabusya bwita ubumera, ariko nyine nanone ku rundi ruhande inzira ya twese ni imwe. Yego. Nta bindi tugiye kuganiraho rero, tugiye kuganira nyuma y'igitero cyahitanye nyine wari umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma hariya muri Masisi, muri territoire ya Masisi, ariko mu gace ka Rubaya. Hakurikiyeho iki? Bon, ikigaragara cyakurikiyeho nahoze ndeba mbona ko habaye ikiriyo cya Wiringoma cyo kumusezeraho. Ikindi nabonye cyakurikiyeho ni ukwihorera kwa M23, kuko nabonye abo muri M23 baravuga bati bamwe mu makadire bakuru ntabwo gusohora amatangazo, ntabwo kwihanganisha umuryango bihagije, no kurira ntibihagije, ahubwo igihagije ni ugukomereza kuri misiyo iriya ntwari yatabaye yari ifite. Ni ugukomeza ubutumwa bwe. Kandi koko na Fred Gisa Rwigema nabawe Nyenyezi bakimara gupfa, icyakurikiyeho ntabwo kwari ukurira no kugana cyangwa no gusubira muri Uganda, icyakurikiyeho no gukomeza misiyo yari igamijwe kandi banayigezeho. Ubwo rero nabo nabonye ari byo batangaje, kandi birimo biragenda bice bimwe na bimwe babyigara, wenda turaza kubigarukaho. Ariko wenda tugarutse inyuma kuri icyo gitero, nabonye hari n'abandi bantu cyane cyane, ariko umuntu cyari kigambiriye Sultan Makenga kiriya gitero cyahitanye Wiringoma. Ngewe nanjye guhita nkomerezaho, ni igitero ubona ko yego cyahitanye wari umuvugizi Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko mubo cyari kigambiriye harimo na n'umugaba ari umugaba mukuru w'ingabo nyine za AFC M23 General Sultan Makenga, ngo nubwo ngo cyakubisa havuye gato. Andi makuru avuga ko urabona mu mibare y'amadrone, cyangwa reka tujye mu mibare y'iby'ikoranabuhanga, niba ufite iPhone 15 undi akagira 15 Pro Max, urumva bakurenzeho gato. Yego. Bivuga ko rero ngo drone za M23 zishobora kuba zari ku kigero wenda cya 7 ni urugero. N'uburyo bwo kudetekta buri kuri icyo kigero, kudetekta izindi mu kirere. Bara ngo bagakoresha izisumbuye ziri nko ku kigero wenda cy'8 cyangwa cy'9 cyangwa cy'10. Hanyuma bakaba banafite uburyo izo drone zabo abo bacanshura, hakaba hari uburyo ni nko kuba hejuru ngo y'igisiga abakagoma ibintu nk'ibyo ngiye. Ubwo rero hejuru yakagoma hagomba kugira ikindi kintu nacyo kihaba, niba ari inkuba sinzi, niba ari isake ntabwo nzi kigomba kuhaba. Ubwo ni ukuvuga ngo mu yandi magambo M23 drone yari ifite uburyo bw'ubutasi, yari ifite uburyo bwo gushakisha amakuru mu kirere, yari ifite haje uburenzi bubwisumbuyeho. Ari nacyo cyatumye igikorwa cy'abanzi ba M23 cyo guhitana bari abantu kigerwaho. Byumvikanisha ko hakenewe ku ruhande rwa M23 ubundi buryo nawo bwisumbuye kuri ubwo. Ngira ngo wumvise ko bivuga ko n'ubutasi bw'Abanya-Israeli bwagize uruhare mu bya Pegasus n'ibiki muri kiriya gitero. Ubwo rero ikikurikiyeho warumbajije, nyine hakurikiyeho ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye byari byararashwe cyangwa byarigaruriwe n'inyeshyamba za Wazalendo ku bufatanye na FARDC, ariko ubwo bigizwemo uruhare na ba bosi babo tutareba bitwa bacanshuro, bwa bugambanyi twavugaga mu kiganiro cy'ubushize. Reka tugaruke kuri General Sultan Makenga warokotse iki gitero. Biravugwa ko cyangwa nyine nibivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ko nawe yari muri kare gace, ariko aza kujya ku rusengero ruri uruhande rwa ziriya nzu rwa za Rubaya zo muri Rubaya, ariko ni z'umu Brigadier General Gahizi, yego, kuko arazifite hariya nyine hari Rubaya, ngo afite umudugudu rwose ngo urimo amazu ameze nka Nyarutarama. Ngo izo nzu nizo bari barimo gusimbuka kiriya gitero. Ni umugambi ugaragara ko bari bagendereye Sultan Makenga. We ngendeye ku byo mvuze, buriya we niki yakoze kugira ngo, cyangwa ni hari ubundi buhanga yakoresheje kugira ngo amenye ko bagiye kubarasaba wenda yakideplasa, cyangwa yanze ko barasirwa hamwe baramutse kuko batewe, kuko bari hamwe, kuko nabandi bantu nyine nkuko wari bivuze 9 bari kumwe na Wiringoma nabo barapfuye. Hari n'indi 70 itarabashije kuhakurwa kubera ko yarashwaye.
ubwo turimo turavuga umwe mu bantu bo mu ngabo bakuru bavuganye na Reuters, yavuze ko Jenerali Makenga ari muri ako gace icyo gitero kiba. Reuters isubiramo amagambo mu itangazo ry'umuvugizi w'ihuriro rya Wazalendo ry'imitwe twaje intwaro yita ko ari y'ubwirinzi rwanda kona rwa FARDC, yavuze ko Makenga yari aho. Ntabwo nibwira ko Makenga yari kumenya ko icyo gitero kigiye kuba ngo ntakure abakompatriote be. Yego. Simbikeka. Ni nka kwa kundi dushobora kuba twicaye hano kuri kamera ukambwira uti reka nze nge hariya kwihagarika gato ndaje. Mu gihe ukigenda bakaba ari nge bagahita barasa. Ni urugero pe. Niko nge mbitekereza ko nta yindi tactique yakoresheje yashoboraga gutuma yabimenya ntabwire abafatanya nawe muri gahunda z'iyi ntambara. Ikindi ntekereza nuko niba Makenga koko ari we wari ugambiriwe, ntabwo ntekereza ko kubera ko zira drone bavuga ko zagombaga zari drone za precision, donc zumviriza amatelefone bari bajyanye zigakora amakorodone y'aho izo telefone ziri. Niba nawe yari afite telefone, korodone ya telefone ye bari kuba bayireba. Niba drone yari program igisasu cya mbere igahita program n'icya kabiri à la fois. Niko mbitekereza. Ubwo ntabwo nzi tactique z'imirwanishirize n'imikoreshereze ya drone, ariko ntekereza ko ushobora kuyiha korodone ya mbere igahita ikubita cyangwa ukayihahira korodone ebyiri icyarimwe igahita ikubita hano ntari. Soit ashobora kuba we telefone yatarayifite, abo bandi bari bazifite kandi bizwi ko bari kumwe nawe, ariko muri uko kwideplasa ashobora no kuba telefone yarayisize aho. I don't know. Muri iyo context, muri ubwo buryo. So igitekerezwa rero nuko ubu ngubu kugaruka ku gitero no kutakigarukaho byo ngira ngo cyarabaye. Ibyo cyangije byarangiritse. Abo cyahitanye cyarabahitanye, nta uri bubagarure. Ahubwo icyo wari utangiye ubaza ngo niki kigiye gukurikiraho. Nahoze ndeba nawe ngira ngo twabivuganagaho mbere uko twinjira muri studio. Nahoze ndeba M23 ubu ngubu yamaze kwigarurira uduce twa Ruke, Gasenyi, Gatobotobo two muri territoire ya Masisi nyuma ko twirukanamo ingabo za leta. Ukurikije rero byagiye bitangazwa n'aba bakadre, reka nkwereke wenda nko muri iki kiriyo cya Wiringoma hari ibyo nabonye batangaje. Nka Mbonimpa abinyuje ku rubuga rwe rwa X cyangwa ku rukuta rwa X, dukunda kuvuga ngo ku rubuga rwa X. Urubuga rwa X ni rwa Elon Musk, ahubwo ufiteho wenda account cyangwa urukuta yego. Yanditse ati ni intwari ntizigera zipfa. Uwo ni Benjamin Mbonimpa. Ni abakundwa bacu, wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro, tuzakomeza kukuzirikana mu mitima yacu, udusuhuriza intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu baraho. Uri kubyumva? Yego. Nanimba nkubwira mu kanya undi mu cadre mukuru wa M23 wavuze ko atari umwanya wo kurira no kugira gute, ahubwo ari umwanya wo gusohoza ubutumwa Wiringoma nabo bapfanye bari bagamije. Ubwo ni ubuhe? Ni Kinshasa nkuko abakadre bakuru ba M23 bakunze kubivuga, cyangwa se nugushyiraho barriere cyangwa nkuko twakunze kubivuga no gukora ya balkanisation yanzira yayo ubwigenge bw'abarwandofone bukagerwaho byanze bikunze ku buryo batazongera gushwirashuzwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Karija, reka nkubaza akantu gato. Jean Lorenzo, perezida wa Angola kuri ubu ngubu, nuruhe ruhare afite mu buhuza kugira ngo wenda cyangwa se nize mbaraga gifite mu buhuza bwaba ubwa muri Doha cyangwa se ubwa Washington cyangwa se ubw'imbere muri Congo? Nuruhe ruhare gifite mu kuva avuye kuyobora African Union? Yego. Afite uruhe ruhare none ubu ngubu? Ukurikije imyitwarire ya Angola muri iki kibazo kuva cyatangira, ubona ko Angola itigeze umuhuza udafite aho bogamiye pe. Nakubwira ko Doha ari ishami ry'ububanyi n'amahanga rindi rya Amerika. Rwanda n'indi shami ry'ububanyi n'amahanga rya Kinshasa. Icyo kintu abantu bazakizirikane bajye banareba imyitwarire ya Angola muri iki kibazo cya Kongo cyose kuva cyatangira kugeza uyu munsi.
amakuru aturuka hariya aravuga ko Angola kugeza ubu yohereje abasirikare nicyo nagira ngo na tugereho drone nako n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25-30. yaha icyo nicyo nashaka kugira ngo tugereho mbere yo kubanza kumenya ngo kandi abantu baribuka Joao ko Lorenzo none aracyari umuhuza cyangwa yasimbuwe na Forenyas. ntabwo yigeze aba umuhuza kuko umuhuza ni umuntu udafite aho abogamiye. Sinzi niba we kuva iyi ntambara cyangwa amakimbirane yatangira hariya mu 2021 warigize ubona Joao Lorenzo nk'umuntu M23 yumva. Simbizi, sinzi igihe wigize ubona ko M23 yumva Joao Lorenzo. Kugeza uyu munsi, kugeza kuri iyi saha, nta myanzuro y'u Rwanda yigeze na rimwe yubahirizwa. Nejo bundi uribuka ko yakiriye Tshisekedi, yego, we na Forenyas hari na Olusegun Obasanjo. Yarangiza bagafata imyanzuro itareba consider uruhande rwa M23. Ntabwo nzi decision unilateral, decision z'uruhande rumwe uburyo ugiye kuzimpoza urundi ruhande bahanganye mu ntambara, niba koko witwa kuri umuhuza. Sinzi niba warigeze ubona ufite Angola nayo iri mu mugambi kubera bira bintu bya Lobito Corridor. Urabyibuka ko Joe Biden mbere yo gusoza manda icyo gihugu cyonyine yasuye kuva yabaho cya Afrika mu buryo buri official president. Nicyo gihugu cyonyine yasuye kandi nacyo gisura mu mugambi wo gutegurira umunya business mugenzi wari ugiye kumusubirira ku butegetsi Donald Trump. Asigamo harurira nuzo wa Lobito Corridor, uzafata ku burasirazuba bwa Congo, ugafata ku gice cya Zambia, ugafata agace gato niba ari ka Tanzania niba bishoboka, Kolwezi na Solwezi Zambia, ukagenda ukanyura muri byose ibyo ngibyo abantu barabyibuka ngira ngo twagiye tubivugaho. Rero bigaragara ko Angola kenshi erega n'aba bagabo ababona birirwa bivuguruta muri iki kibazo bavuga ngo nabahuza, buri umwe afite inyungu agamije kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, n'uwo president wa Angola ucunze ibye ugacunga n'urasirira amaposa wa Afrika y'Epfo bizi by'ibirombe bye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Urazi ko yigeze naterana amagambo n'u Rwanda yita ingabo z'u Rwanda ngo ni militias n'aba mercenaires n'abacanshu militia n'inyeshyamba. Urabyibuka wareba aba ba Forenyas ntiwamenya ngo bagenzwa n'iki nabo kwibuye riri muri Kongo bashobora kugambanira nyine M23. Uribuka Olusegun Obasanjo yagiye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye akiri n'umusirikare ataraba president wa Nigeria, yagiye inshuro ebyiri. Wumva yavuga we avuga ati iki kibazo gikwiye kureberwa mu mizi, ariko nawe yaciye kuri la table. Ubundi iki nicyo kibi cya politike, ntumenya ngo umwanzi ninde umukunzi ninde. Uyu munsi witwa umwanzi ahinduka umukunzi cyangwa agahinduka umufatanyabikorwa, ejo witwa umukunzi ahinduka umwanzi. Ubundi politike naho ibera mbi kuko nta ruhande na rumwe ruhoraho. Bihoraho ko ngewe ndi Papa Primo, bihoraho nubwo ntaba ndi kumwe na Mama Primo, nubwo napfa nubwo yapfa, ariko hazahoraho Papa Primo. Primo azavuga ati papa. Ibyo ni ibintu bidahinduka, isano y'umuntu nundi. Yego, wenda nshobora kukwihakana, ushobora kunyihakana uri papa uri mama, ariko isano yo ntuzayihakana ko ni amaraso yawe. Ikibi cya politike rero nuko uyu munsi perezida yihakana ministiri, uyu munsi ministiri akihakana perezida. Bravo utegetse urabuze ati uri kubyumva. Yego, nicyo kibi rero cya politike. Niyo mpamvu tutari kumenya bamwe ngo ni ibiki biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Kuki Wiringoma apfuye kandi agapfa iki gihe, kandi agapfa hari amasezerano ya Washington yasinywe ku itariki 5 z'ukwa 12, agapfa hari ibyari bitangiye kugerwaho mu masezerano ya Doha, agapfa hari ibyari bitangiye kugerwaho muri aka karere ka Afrika, agapfa. So Joao Lorenzo rero waruvuze uruhare rwe ntabwo rwigize ruba uruhare rwiza nk'umuhuza uri netre, ariko twibutsa abantu umuhuza ninde. Umuhuza ni umuntu ufite imbaraga zo gufata abantu bari kurwana akabicaza akavuga ati mutuze. Umwana w'imyaka 10 ari kurwana n'uw'imyaka 11, wowe uri w'imyaka 20 biroroshye kandi ubarusha imbaraga. Biroroshye kubicaza. Ushobora kuba uri umwaka 20 ariko bakurusha imbaraga. Yego, biroroshye kubicaza ukabwira uti mutuze, wowe vuga ibyawe nawe vuga ibyawe. Wamara kumva ugashyira nawe munyurabwenge ukavuga ati wowe urahomba ibi ariko utwara ibi, nawe urahomba ibi ariko utwara ibi, ariko mubane muhagarike amakimbirane. Urabona Joao Lorenzo nagaruka muri iki kibazo cya FCM23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
azabasha kumvwa neza n'uruhande rwa FCM 23 cyane ko bivugwa ko nyine yohereje abasirikare n'izo ndege kugira ngo bisubize cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahaye ikiraka cyo kwisubiza ibice byose byabambuwe n'inyeshyamba za FCM 23. Lorenzo ngira ngo nawe ari mu bantu harya Ramaphosa aracyakigaragaramo ngira ngo yagiye buheriheri yarakubiswe aravuga ati reka nawe rero Lorenzo birashoboka ko ari iyo nzira azarangiriramo bikarangira atakigaragara. Ikindi hari umugabo witwa Foreign Yasimbe Sozima uriya perezida w'inama y'ubutegetsi ya Togo ngo niko asigaye yitwa ntabwo cyitwa perezida wa Togo ni perezida w'inama y'ubutegetsi ya Togo. So birashoboka ko uyu nawe iyo namureba nawe ubona nta kintu arimo, nta kintu na kimwe sinzi na speech nimwe ndumva avuga kuri iki uretse kuza gusura akajya mu Rwanda agasura akajya like people are just meandering, barimo baramiyandaringa kandi abantu bari gupfa abandi bari ko guhunga. Urumva aba bagabo iyo urebye neza ubona ko nta kintu barimo, iyo ubyitegereje aba bahuza aba bose hari ngo bitwa ba Catherine Panza Samba Panza, hari witwa Charles Zeude ngo hoze ari perezida wa Ethiopia, n'abantu baraho just barimo baratembera ibintu utumva ibyari byo kuko ntago ushobora kumbwira uburyo bashyizeho abantu batanu: Kenyatta, Zeude, Panza, Nyasimbi na Obasanjo, Lorenzo, ukongeraho Doha, kongeraho Washington, ukongeraho bya Nairobi. Ni gute abantu b'abagabo tubwizanye ukuri bize bategetse bafite amafaranga bafite ijambo birirwa bigaragura mu bintu imyaka ine? Sinzi niba wumva utumva ibyo bintu ku buryo bigera no ku gasongero k'ubutegetsi bw'isi kitwa Washington. Trump ejo bundi kuwa kabiri ngira ngo yaravuze ngo mu ntambara yakemuye ya Kongo ngo n'u Rwanda yikemuye ndetse turi kubona Rubaya ariko none se u Rwanda ruri kurwana muri Rubaya yakemuye u Rwanda na Kongo sibyo ku ruhande rumwe ariko ntabwo arakemura. U Rwanda na Kongo sundi yari y'u Rwanda na Kongo yari gusenya FDLR barayisenye biri mu nzira abyo kwikubwira ko biri mu nzira kandi avuga ko yabikemuye ibintu biri mu nzira n'ibyo yabihaye umurongo ugomba gukurikizwa uretse nyine nta kibazo reka tugendane neza ngo Trump kubivuga afite icyo agenderaho yarayikemuye yego kubera ko yaberetse uburyo bagomba kubikora kandi utabikora wenda azahanwa n'iki ibintu nk'ibyo ngo rero yarayikemuye icyari cyarabuze yarakibahaye intambara yari yangije hagati y'u Rwanda na Kongo. Cyabuze ni amahoro yarabonetse ntacyo ibyo tugiye kubigeraho ariko Trump ntabwo yigeze arangiza intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa FCM 23. Erega niba FDLR kirimo aho ngaho icyo kintu kiracyahari ntabwo kirarangira. Kiretse iyo Trump avuga ngo yasenye FDLR. Abanyapolitike bagira uburyo nyine nibyo nakubwiraga ngo abantu 20 na banga birwa bigaragura muri iki kintu bize bafite amafaranga bafite ijambo ku isi ariko ugasanga ibintu nyine birazorongotana gutyo tukaba twicaye turi kuvuga ngo Makenga yarokotse ngo Biringoma yapfuye ngo Rubaya ngo yagabweho ibitero ngo Angola yazanye Sukoyi ngo Burundi nguki. Iyo urebye rero ko intambara ihagaze kugeza ubu Alex reka tureke na Trump wirirwa yikina ariko we impamvu yo gukemura intambara ku ruhande rumwe wenda nuko wabivuga go bisimbuka impamvu yo gukemura intambara nuko yabonye icyo yashakaga. Yabonye se ibyo yashakaga critical minerals yarazibonye ukurikije nyine inyandiko n'amasezerano ye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bindi by'abapfa nibibareba bapfe ntabwo ari abanyamerika bari gupfa ko niyo abanyamerika bapfuye ubona nta kiyo bimubwiye. Iyo urebye intambara rero kugeza ubu ngubu Alex ubona ko kugira ngo irangire bikubiye niko njya numva abantu bavuga bikubiye 0. Ni nk'ibidashoboka. Ni nk'ibidashoboka kugira ngo intambara irangire ikintu kimwe byasaba ko amabari muri Kongo ashirayo. Icyo ni kimwe mu bintu byakorwa kugira ngo intambara irangire. Ibyo kintu kandi gisa nk'ikidashoboka kubera ko yereye ku bwa Leopold de ubwo Kongo yifataga nk'umutungo we bwite yarayisahuye araruha ayiragiza ababirigi Kongo mbirigi ubirigi urayisahura buraruha
cyangwa se buhura n'ikibazo cyo gukuraho ibintu by'ubukoroni burangiye. Noneho hatangira intambara ya nyayo rero y'aba Patrice Lumumba. Baricwa, bakasavubu baraza, bambutu baraza kugeza kuri uyu Tshisekedi rero. Kongo ikibazo ifite ni amabuye y'agaciro. Ikindi cya kabiri ni ikibazo cy'abaturage badakunda n'abategetsi badakunda abaturage babo. Kandi turi kugenda tugana ku musozo, ariko mbere yuko dusoza mfite ibibazo biringiye kukubaza. Icya mbere, AFC M23, reka mpere kuri iki wenda. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo umujinya urakubitisha, sibyo? Ntabwo ishobora gukura umujinya muri uko gutakaza wari umuvugizi wayo mu bya gisirikare, ikavuga uti nkuko twabibonye, igatangira banabitangaje ngo bagiye gutangira ibitero biro offensive pande bya babitangiye ibitero biro offensive pande bya defense. Ubundi kubera ko yabanje no kunenga umuryango mpuzamahanga. Yego mpuzamahanga, iyo twe baturashe uraceceka, twebwe twakwidefanda ukatwamagana. Ariko ibyo umuntu njye ntabwo narenganya umuryango mpuzamahanga, kuko ura n'umutwe w'inyeshyamba nyine leta ibifite uburenganzira bwo kurasa. Ahubwo uvuze nabi ngo ntabwo warenganya umuryango mpuzamahanga, ahubwo wakwibaza ngo umuryango mpuzamahanga ni indi nyine, kuko nta muryango mpuzamahanga. Reka nkwereke gato wenda tugendana ibintu, tugendana nako mu bintu. Muri Sudani hari intambara. Yego, RSF na guverinoma. Iyo RSF iri kwica abantu muri El Fasher, barahaguruka umuryango mpuzamahanga bakanatabaza ibintu byose bakavuga. Ariko iyo guverinoma yaje iri gukubita RSF, ahubwo barayishyigikira bakamera nk'abayiha backup. Bifata rero nko muri Kongo. Ni Kongo iri kwatakwa n'inyeshyamba, kuko babivuga ni inyeshyamba nyine, ntabwo ari ikindi. Kongo leta iri kwirwanaho. Ibitero byose yakora ntabwo umuryango mpuzamahanga uzavuga, kubera ko nubundi bizagaruka bijye kuri M23, kubera ko M23 ifatwa nk'umutwe w'inyeshyamba. None se ko iyo uwo muryango mpuzamahanga usohoye raporo uzisohora ku mpande zombi. Aho rero niho bita byanga, bagahita babona ko nabo byarabaca, bari kuyemera, bamwe barayemera abandi ntibayemera. Icyo barwana hari aho bagera ku bw'inyungu runaka bakemera ko M23 ihari bakanayivugira. Yego, hari naho bagera bakavuga ati muyikubite. Rero M23 ikintu ngiye navuga, ikwiye kwirengagiza ikintu cyitwa umuryango mpuzamahanga, kuko umuryango mpuzamahanga n'a jamais existé. Ari muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, n'a jamais existé, sibyo? Ari mu ntambara izo zose zo muri Kongo, umuryango mpuzamahanga n'a jamais existé, ahubwo wagaragaye nk'ukurikiye inyungu muri Kongo, wifashishije umutwe w'iterabwoba wawo witwa MONUSCO muri Kongo. Nari ntararangiza ikibazo nakubazaga. M23 ntabwo ishobora kujya muri ibyo bitero nyine biri offensive, ikajyanamo n'umujinya, kubera ko uriya nyine wari umuvugizi wabo apfuye yishwe, ntabwo apfuye kubera ibindi, apfuye yishwe. Yahaguruka noneho bakajya bayirangiriza rimwe. Ntabwo mbitekereza, ntekereza ko nawe ari aba strategie. Ikorosi utaranyuramo nuga pinge uwariguyemo, kuko ntuzi wowe uramutse urigezemo ushobora no kuripfiramo. Ushobora kunyura mu ikorosi nkago ariko nkarokoka, ariko wowe utararinyuramo ntugapinge uwarinyuzemo. Bano bagabo bari ku rugamba bazi ikorosi baguyemo ejo bundi, bazi cyatumye uwari umuvugizi wabo n'abari abantu bigenda kuriya, uko ngo hari imirambo 9 yajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro Goma, ibintu nk'ibyo. Yego, barabibona, bazi icyari cyo, bazi no gukontorora cyangwa no kugengwa n'umujinya icyo bivuze. Ubu wegere nka General Makengo kinjira mu mutwe we, nibwo wamenya uko ameze, nibwo wamenya wenda uko ari gutekereza ibintu. Ntekereza ko nawe ubwe nk'umugaba w'ingabo ashobora gutekereza kwihorera, ariko akibuka ko umujinya wa mugani wawe ukubitisha, akavuga ngo pour mieux sauter il faut reculer. Kugira ngo usote neza ahantu, simbuke neza, subira inyuma, banza gusubira inyuma gato. Wenda bakabanza bagakura igihugu kuri utwo twa Gasenyi, bakabanza bakavuga bati aha mubanze muhagire gutya, tube tuhafite, noneho tubereka ahantu tugiye kugarukira. Ntekereza ko ari byo bari gukora, uko mbitekereza ati iki cyugazi cyegereye Rubaya
muri Masisi mubanze mugikure mu baturage. Nge ntekereza ko ari byo bashobora kuba bagiye kubanza gukora. Ibyo byo kuba ngo bagabye ibitero bagize gute bikaba ari kuvuga ati iki cyugazi cyari cyugarije ahantu twari twarasekirije, mureke tubanze tugikureho kuko nicyo cyari kituzanye n'ubundi, nicyo cyari cyamanuye Ringoma, nicyo cyari cyamanuye Gaceri, nicyo cyari cyamanuye Makenga, nicyo cyari cyamanuye n'abandi. Tubanze tugikureho hanyuma noneho tujye twapanga arya ngo offensive ntabwo twabonye mu minsi yashize kuko Ventura iri maze iminsi iri muri defensive. Yego ko ntabwo yari yakoraga ibitero byo ku ariko igomba kuba nayo yari iri muri Reyogo kuko yinjizaga 7532 irimo hari irongera imbaraga ko irabona ko territoire iri gukontrola ni nini ikeneye umubare yego. Icyo ikindi ningiye kukubaza ni mu minsi yashize twabonaga ko ikoranabuhanga rya FM23 ari ryo riri hejuru kurusha iry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ngarutse kuko aho twatangiriye uko drone za FARDC cyangwa se drone z'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri hejuru y'iza FM23. Ntabwo noneho iyi ntambara tujye kuyibona ku rundi rwego kubera ko FM23 irushwa noneho igikoresho cy'ikoranabuhanga ari nacyo kigezweho mu ntambara z'iki gihe, ikazabasha gusubizwa inyuma no kwamburwa ibice byose yigamije. Ntabwo drone urebye igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi byacitse intege pe. Ubwo abo bantu bashyukuremo ndazabaza rendo zikuremo. Ubu ahubwo ntabwo ikiri intambara hagati y'abo bantu, igiye kuba intambara hagati y'abo bacanshuro n'ibyo bihugu by'amahanga na AFC/M23. Noneho ubwo AFC/M23 nayo igiye kugira umukoro wo kwiga icyo gikoresho no kuzana igishobora kuba kikirenze muri iryo koranabuhanga, kuko ibyo ari byo byose systeme z'ubwirinzi zabo biragaragara ko zinjiriwe. Zabi z'ubwirinzi mu ikoranabuhanga ry'itumanaho yaho n'ubwirinzi mu bijyanye n'ibyo bikoresho by'intambara by'ikoranabuhanga rigezweho waruvuze bya drone n'ibiki. Ubu rero ikigiye gukurikiraho no gusekiriza ikirere cyabo, barangiza nabo bakazana noneho bakazana ibikoresho birenze by'umwanzi. Ikindi bakamenyesha shuwa ko kugaba ibitero ku mwanzi bizajya biba ari ibitero biri successful. Ikindi kibazo cyanyuma navuze ko nkubaza bibiri ariko reka kireho cya gatatu. AFC/M23 ntabwo ishobora kurangira nkuko umutwe wa Savimbi twabonye urangira muri Angola, umutwe wa TPLF urangira muri Ethiopia, kubera ko twabonye ko guverinoma yafashe ingamba zo kuvuga ngo let us fight, reka tubarwanye nyine tubirukane bagende. Kongo nifata nibiramuka ari ibintu biri seriye, AFC/M23 ikavuga ngo tugiye kurwana bitagende, kuko dukunda kuvuga ko iyi ntambara nyine itondetse mu script yayo irayifite. Niba kuko ari ibintu byanyabyo bivuga ngo tugiye kurwana, ntabwo Kongo ntifite ubushobozi bwo kwitabaza uwo ari we wese. Wagarutse ku kintu bita Pegasus, Tshisekedi akaba yayikoresha aneka bamwe mu bayobozi cyangwa yumviriza bamwe mu bayobozi ba AFC/M23 noneho akabarangiriza rimwe, kuko buriya sintekereza ko mu Makenga aramutse apfuye na uriya mugabo w'ibyanwa yitwa Corneille Nangaa nawe agapfa, sintekereza ko baba bagifite ingufu nk'izo bari kuba bafite baranakuyemo Lieutenant Colonel Wiringoma. Akenshi urebye intambara nk'izi mpinduramatwara niba ariko twabyita kuko nabo babyita armée révolutionnaire congolaise. Abazitangiye ntabwo ari bakenshi bazirangiza. Uribuka RPF abatangiye bizi na abayingana ba Leta Gisabigema ba Bunyenyezi like urabyibuka. Ikindi mu 2009 abantu bumvaga ko birangiye CNDP haza M23. 2012 abantu baruvuga biti byarangiye, biragenda bimara imyaka 9, 2021 babona biragarutse. Ibintu nk'ibi ngiba amaherezo uko bigenda bigaruka amaherezo birangira icyari kigambiriwe kigezweho, kubera ko aha ntago noneho kiba kikiri ikibazo cya runaka na runaka, kiba ikibazo cy'ingenga bitekerezo abantu bahuriyeho. Ngira ngo mujya mwumva u Rwanda ruvuga ngo ntabwo ikibazo cya FDL ari umubare, ni ingenga bitekerezo. Ikibazo kiba ari ingenga bitekerezo abantu bahuriyeho.
twebwe abarwandofone turakandamizwa mu gihugu cyacu, turicwa, tugirirwa nabi, turasahurwa, ibintu nk'ibyo. Ku buryo n'uzavuka azavukira muri iyo filozofi. Twebwe abarwandofone muri Kongo turanzwe, tugomba guharanira uburenganzira bwacu, tugomba ku buryo it is not the case of Makenga, Wiringoma, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, no, ni case y'ingengabitekerezo bari inyuma yayo. Ariko uko bagenda bagaragaza ikibazo cyabo, uko bagenda bagaragaza amaherezo, bishobora gufata generation et de generation, ariko ibyo bagambiriye niba koko iyo ngengabitekerezo ari igenderewe. Ako kantu kibuke, niba koko iyo ngengabitekerezo ari igenderewe, ibyo bintu byanze bikunze bigerwaho. Ariko iyo hajemo inyungu za runaka, hakazamo inyungu za runaka, ibyo byo biba bitagishobotse. Yego, icyo nabazaga, Kongo niramuka ifashe intego cyangwa ikavuga ngo turiyemeje tugiye kurasa AFC M23, ntabwo bizaba birangiriyeho ko twabonye n'indi mitwe y'inyeshyamba nayo yarwanaga nk'ibyo yarwaniraga nk'ibyo 2012 bibwiraga ko birangiye, none se byararangiye. Nyuma y'imyaka 9 ntihongeye akaba ari yoga bakagaruka. Donc baba kubita uyu munsi bakagenda, nibyo nkubwiye ngo by'ingengabitekerezo ishingiye ku kintu. Ubundi ingengabitekerezo ni ikintu kigenga ibitekerezo byawe, kikagenga na generation izaguturukaho. Ubwo niba ingengabitekerezo ari ukwamurura abicanyi ku bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa, niba ingengabitekerezo ari iyo, amaherezo y'ingengabitekerezo izashyirwa igerweho. Reka ngushimire, ariko mbere yuko tugenda reka mbwira abantu ko Choice Fashion ari iduka ricuruza imyenda. Okay, ntacyo, reka ngushimire rero, shimire namwe mwese mwari mukurikiye Primo Media Rwanda, mbabwira ko ibiganiro kuri urubuga arakagaruka. Ciao ciao. Urakoze cyane. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane, kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose kwisi kubera ko bakorana na DHL.